muwo mwaka nubundi ugiye imbere witwa Taseti Tusi ati nkujyani wacu. Barampamagara muri paruwasi ya Korwe mu karere ka Nyamasheke. Ndabwa ni kugira ngo nari ntaba pastori, ni kugira ngo abantu baza ari benshi. Hari ukuntu kano kaguru nakamburaga ubusa havanaho ibigize umubiri n'ibigize inyama hagasigara amagufa gusa. Ndifotoza mbohereza iyo foto bayishyira hita mu kirambo. Abantu bose bati dore umuntu uzababwiriza. Isi irakubita iruzura. Wari umwuka umbwiye ngo emera ubereke akaguru bazi. Bati dore umuntu Imana yagiriye neza akaguru ka miliyoni 12 z'amanyarwanda azababwira Imana n'ubumana bwayo n'ubwiru bwayo. Isi irakubita iruzura. Wamvugiye utamina. Turabwiriza hari kuwa gatandatu. Mbwirije kuwa gatandatu bazana ikirema ariko mushumba wabo afite amaso. Kirema barakizana ndabyibuka cyari yari musaza w'umudepite bamuzana mu kagare umva ko yari umusirimu yamuzanye mu kagare. Hanyuma mushumba arazarambya ngo Imana yarayinsuye irambwira ngo kira kireba no gisengera kirahaguruka. N'umushumba witwa François Ndenzayo arazwi muri ADPR kuko n'umunyentambara kubwo umwuka agira ahora n'intambara. Iyo umututse aravuga mu izina rya Yesu uwo munwa ndawufunze ukabikirage. Hari umuntu umwe wigeze kumukubita kubera ubutwara afite bw'icari cyo amanitse akaboko aravuga ati kw'izina rya Yesu gaherayo karababara ati wambabariye ati nkubabarira iki mudusuzugura twe turabakoze Imana nkandi ati wambabariye pastor ati mbabarira ntitaye kucyo ndicyo ntago nzongera kugukubita rwose ati ngaho nikamanuke. Ambwi kuko nenza amateka ye numva arambwiye ati Imana yambwiye ngo usengere kirakire uriya waje mu ikagare ahaguruke. Ndavuga ati kuko ari Imana inyuze muri mushumba n'amavuta ya gishumba nzi nibyo muziho. Ndasenga wari umugaye arahaguruka. Abadayimoni bari bamurimo bose banjamo Imana ishaka kunkiza ikintu gikomeye nari mfite. Nante kanseri y'indogano ubwo jye bango ntago baziroga. Nante kanseri y'indogano bararoze kano kaguru kazima ubwo nari nsigaye he. Abantu nabagome ni babi ariko hejuru y'imbaraga zabo hari imbaraga z'Imana. Nubwo abantu hari babi umwiza ni Yesu. Wamvugiye utamina. Ntuterwe ubwoba nawe iwacu arabaruta. Amina. Imana kugira ngo mbashe gukira ibyo myuka mibi inzamo. Umva imyuka mibi yaraje ramfata. Naraye niruka njya kuri toilette inshuro 8. Kandi ubwo toilette yabo igiti kimwe kiri hano ikindi kiri aha ngaha nta nakaguru mfite. Byansabye iki kugakuramo nkajya mbasha kujya kuri toilette nkicara ku ibyo biti nyine kimwe kiri hariya kindi kiri hariya. Imana irebye ukuntu yampamagaye wamvugiye utamena. Ihita ihagurutsa abari ku gicaniro nimugira igiterane mujye mugira n'abagisengera. Bahabwa message yo kuza kunsengera. Baza biruka saa 9 z'ijoro bakubita urugi bari abagore babiri. Bakiza bahita bansimbukira ako kaguru. Nari nashatse ikintu bita lecoplaste ni iki genouillère wambara gifata kigakomeza. Nico muganga yari yarampaye kugira ngo mbashe kubyibuze guhagarara nk'isaha imwe nabaga mfite ikintu gifashe mu ivi nimo kanseri yariri. Baraza babafashe mu ntango guhera none hani hongera gusohoka ngo ugiye kwitumane. Amina. Haleluya. Birangiye bamanutse bati kandi none hangukije kanseri yo mu kaguru warozwe kubwishari cy'umurimo ukora ngo ndagukijije iki kintu ntuzongere kucyambara. Bahita bagikuramo barajugunya na bugingo n'ubu. Wamvugiye utamina. Kanseri bangikiza ubwo kuko imbaraga z'Imana zikorera muri twebwe. Sema amen. Ibi bintu mubibemo mubizi iri ni itorero ry'umwuka ni itorero ry'imbaraga. Nubwo habaho bamwe intege nke kuri bamwe ariko 7,000 bitapfukamiye Bayali nibyo bizatuma ryongera kubyuka kuko hari ahantu Eliya yahungiye. Wamvugiye utamina
kandi abandi bahanuzi bari mu buvumo, ariko igihe kirageze ngo i Karumeli byongere bimenyekane ko Uwiteka ari we Mana. Sema amen. Twavuga ku Mana ikiza. Amina. Yesu Kristo uko yarari, uko yakizaga n'umunsi niko ari. Reka nkubwire Yesu Kristo uzura. Nusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana mu gice 11 uzasanga uko yazuye Lazaro. Sema amen. Uyu munsi sinkubwira ko ino kuzuka wazuka, ariko ndakubwira ko byawe byapfuye ngo Yesu aza abizuri. Yesu Kristo yari inshuti ya Marita na Mariya, uko nawe uri inshuti ya Yesu. Igihe kimwe inshuti ya Lazaro irarwa, ariko yari inshuti ya Lazaro wamvugiye utamina, kandi yaramuvuzeho byinshi nkuko nawe hari ibyo yakuvuzeho. Lazaro amaze kurwara, Yesu yari mwivuga butumwa, bamutumyeho arababwira ngo iyo ndwara si yo kumwica. Erega ibikubaho ntabwo ari byo kukwica, ahubwo n'ubuhanda bwawe bw'ejo. Ndaje nkubwire gatoya, nacyo ndarangirizaho. Yesu ngarababwira ngo iyo ndwara si yo kumwica, arangije ngo agira ate asibira kabiri. Washobora kuba asiba imyaka 20 cyangwa asibiye 2 cyangwa asibiye 4 cyangwa 6. Yesu ajya asibira atari uko kwanze. Yesu ntabwo yari yanze Lazaro, nta nubwo yari yanze Marita na Mariya, bari inshuti bizwi na karitsiye n'igihugu cyose kibizi, ariko ajya asibira atitaye kukizwa neza, ahubwo ashaka kugira ngo uzabe ikimezo girwa w'impaka. Agisibira Lazaro barapfuye, batumaho Yesu bati noneho ibyo bavuga ngo sibyo kumwica, yapfuye byarangiye. Yesu ati nta, arasinziriye. Erega nubwo babona byarangiye birasinziriye. Hari ibyawe babona ko byarangiye ariko birasinziriye. Imbaraga za Yesu Kristo nizibigeraho birakanguka. Yesu abikangure cyangwa byihorere. Imbaraga za gipane kote zikangura ibisinziriye, n'ibyapfuye bikazuka. Wamvugiye utamina. Ngo nuko ageze aho yiyumvamo kujya Betaniya, ngabwira abigishwa ati muze n'ibindi tujye gukangura Lazaro arasinziriye. Ati mwigisha urongeye kandi amabuye bari bagutereyeyo ntabwo yaze, wananiye gutabara kare none ugiye kureba wapfuye, ugiye gusura imvaze. Ati tugende nababwiye ko asinziriye. Bakigera muri karitsiye hano hepfo ku Cyarabu hariya, hasi ku Cyarabu se hariya ko ari amazu yaba mu Cyarabu, uko Marita na Mariya bari hano. Inkuru ziramenyekana ngo wa mugabo w'i Betelehemu ngo ageze mu Cyarabu. Marita ngo abyumve, mwuka baramufashe abamugezeho. Ati mwigisha iyo uza kare musaza wanjye ntaba yarapfuye. Ati ntabwo yapfuye, arasinziriye. Yarapfuye twarahambye. Ati humura azazuka, ndabizi ko azazuka ajya kujya mu ijuru. Ati sibyo nkubwira, ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Imana yacu twizeye n'ibyapfuye irabizura. Sema amen. Marita ngo yumve imbaraga z'Imana zimukozeho, asimbuka bageze mu rugo. Ati Mariya tiwe ntabwo uzi byabaye, mushuti wacu ari muri karitsiye. Mariya wariraga cyane kuruta Marita, avumbukana n'abapanekote n'abapagani bo mu rusengero. Burya ku kiriyo haba hari abari kukurebera mu maso ngo nawe se yabonara, nawe yabona. Hari n'abiriza bagashyiraho amacandwe bagushungereye. Ngo Imana yabo yavuze ngo Lazaro ngo azabyara umwana w'umuhungu n'umukobwa, ngo apfuye atarongoye se, ngo bajye bakuraho ibikabyo. Imana yacu ntibeshya, ibyivuze no kubikora irabikora, ibisohoresha imbaraga zayo z'umwuka we. Abakobanyi bahubuka kuri Mariya, abapanekote bazima bafite urukundo na za mbuto z'umwuka wera baza bamukurikiye. Ngo nuko ageze kuri Yesu nabo bari bahageze. Yesu abonye umuvuduko wa Mariya ararira, abonye ko Mariya arira n'abamuherekeje barira, na Yesu ararira. Ngo dorere ngo reba disi ukuntu yamukundaga. Avuga amagambo nkayo mwene nyina yavuze, ngo yuba hano ntaba yapfuye. Tinwizera abona ubwiza bw'Imana. Ese ubundi mwamushyize nyine muzindi mvana ho niho twamushyize. Ati tujyane ku gituro.
ati se arinda kujya ku gituro ko yahagurutsaga abafite ingingo zimugaye, ko yahumuraga abatabona, yategeka gusara tibikabyo byabo gusa. Yesu kuko byose ababyumva arabimenya. Bateze ubundi ko agiye ku gituro yabuze no kugura indabyo mu mujyi, ajyanye umutwe gusa. Bundi se yaciye ibishikashike n'ibitovu n'inyabarasanya akajya gushira kumva ko nta kindi ashoboye. Ariko Yesu arashoboye. Wamvugiye utamena. Ntago Yesu aje gushira indabo ku byawe byapfuye, ahubwo Yesu aje kubikangura. Birasinziriye, humura. Hari ibyawe agiye gukangura mu kanya, nawe ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Bageze ku gituro tinehemwa mjatena ati mukureho igita, ntagashiraho indabo. Yesu ntagaje kukuha, ntagaze kukubwira ngo ihangana ngo nta kundi byagenda ngo nyine Yesu naza ntagaje kugufasha mu rupfu rw'ibyapfuye, ahubwo aje kubizura. Yesu aje kuzura ubukwe bwapfuye. Yesu aje kuzura inda zitavuka. Yesu aje gutanga abatwita bagatwita, kuko igihe bimaze bazi ko byarangiye. Ariko reka ngutangarize ngo ntago byarangiye, Yesu aracyakora. Birasinziriye, Yesu arabikangura. Imbaraga za Gipantekote nizo zigiye kubikangura muri wowe. Abantu babishizeho akadomo ngo c'est fini, ariko reka ngutangarize ngo c'est pas fini. Ili soda les parenthèses biri mu dukubo, ibyawe biri mu dukubo. Abisi bashizeho akadomo, ariko Imana yishiraho udukubo. Nifungura udukubo igitangaza kirakoreka. Uwiteka afungura udukubo, Uwiteka kureho udukubo. Akadomo bashizeho gapfuye ubusa. Wamvugiye utamina. Yesu aravuga ngo mukureho igitare. Batuberetse ukuntu aseba. Maria na Marita bumva bya bipagani ngo beretse ukuntu aseba, ngo baranuka umuntu ugiye kudukubitira ahangaha. Umwati mwigisha have twarasebye bihagije yuzakane amazi iminsi 4 ubaranuka. Ariko nubwo binuka wamvugiye utamena, birazuka bihumura. Nubwo byanutse, nubwo bimaze iminsi oya, nubwo binuka birazuka bihumura. Wamvugiye utabina. Ibyawe byanukiye rubanda, agasozi karanukiwe kubera wowe, karitsiye yanukirwa kubera wowe, ariko bigiye kuzuka bihumura. Wamvugiye utamina. Ubukwe bwapfuye buzutse buhumura. Bose baravuze ngo nukuri Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Wamvugiye utamina. Ariko aramubwira ati Marita, sinakubwiye ngo ni wizera urabona ubwiza bw'Imana? Yesu atitaye ku myaka bimaze arabizura. Marita we yahamyaga neza ko musaza we yapfuye kandi bamuhambye, bashizeho n'igitare. Yarazi ko agiye gukoranwa isoni na Yesu. Ntabwo Yesu ajya koza isoni. Berambwiye ngo ntimuzamwara, ntimuzakorwa n'isoni. Ngo nuko Yesu bakuyeho igitare, abona Lazaro ahambiriye azingazingiye mu gitambaro cy'umweru. Ngo ararama areba mu ijuru, avuga ijambo rikomeye ngo data nsanzwe nzi kunyumva. Ni wowe twabanye cya gihe impumyi ihumuka. Ni wowe twabanye ku kidendezi Betesida. Ni wowe twabanye nirukana abadayimoni mu bantu. Ni wowe umugore yankozeho agahita kama isoko y'amaraso. Ni wowe, ni wowe, ni wowe, ni wowe. Wamvugiye utamina. Ngibyo mbivugiye kubera abantu bose bangose. Imana igukorera igitangaza kubwo abantu bakugose, kubwo abantu bakuvuga, kubwo amagambo bakuvuga. Imana igukorera igitangaza. Akivuga ayo magambo, Yesu ashimwe. Akivuga ayo magambo, sema amena, ajya mu butware n'ubushobozi. Arategeka ngo Lazaro come out, soka, sors du tombeau, vamos.
Lazaro yumvishwe ijwi kubera umwuka wera wamubagamo, yavuze ngo Lazaro, nawe ahita avuga ngo mwami Yesu, araboshe kubera ko yumvishe Yesu avuga gusa. Wari intumba ati ri tope manga ya Yesu avuga ngo nimubohore. Baramubohora, bakimubohora ahoberana na Yesu, buzura umwuka wera. Aramubwira ati ninjye waguhamagaye, nubwo wapfa nakuzura ukajya gukora icyo nakubwiye. Avuga ngo guhera uyu munsi haguruka uzenguruka isi uvuga ko dufite imbaraga zizura. Wambuye utamina imbaraga z'umuzuko ziba zikoza akazi. Lazaro ahita missionnaire azenguruka isi, arashaka byose biraba uko Imana yimubwiye. Nta jambo na rimwe Imana yakubwiye uzapfa ridasohoye. Niba ariyo wavuganye nayo, iyazuye Lazaro yamuzuriye amasezerano. Ntago Imana yacu gikorwa n'isoni. Wamvuye utamina ibyo ubona ko byarangiye birahari, kandi Uwiteka yiteguye kubizura. Lazaro amaze no gupfa ku nshuro ya kabiri, babyandika mu bitabo, ubu dusigaye tubisoma. Nunapfa ibyawe bazasigara babyigisha. Bwana sasifiwe. Biko ijambo rivuga ngo ni Imana izura n'ibyapfuye. Ibyarangiye wibwira ko byarangiye, ahubwo aho ngaho ni Imana itangiye gukora. Yesu ashimwe. Ndimo ndangiza. Hari umunsi bavuze ngo ibya rukundo birarangiye ku itariki 16 z'ukwezi kwa 3 1992 ku isaha ya saa 12:30. Sema amen. Sinirati gisirikare ariko nakazi nisabiye, kandi nakuze neza nubahiriza amategeko. Naragakuze nabi sinahagarara hano imbere yanyu ngo mvuge nabaye umusirikare mu ngabo zatsinzwe. Kandi ingabo zatsinzwe byari ngombwa ko zirwana kuko zari zatewe. Abateye nabo bari bafite impamvu yo kurwana kuko bari barahejejwe hanze. Muranyumva se? Cyangwa mvuze gutyo mwaguye? Impamvu mudakizwa nuko mutavuga aho mwavuye. Mushaka kutwereka ibishashagirana muri uyu munsi mutatubwiye aho mwavuye naho mugeze uyu munsi. Je nabaye umusirikare mu ngabo za leta yari iriho, ari akazi nisabiye icyo bita volontaire engagé. Ntago nafashwe muri za ngabo jaje gutabara. Nagasabye muri 83 ngakura neza, nkagiramo umugisha, mapeti ndayabona adahambaye cyane kandi adaciriritse. Mbo muganga mu gisirikare nkora muri Tari hospital muri Shiririji, nta wabagwaga ngeyo ntabyemeye, ni specialize hanze mu Bubirigi. Byose nari nahagiriye umugisha. Urugamba ruteye rero kako nari umuparakomando, njya kuba muganga wa batayo parakomando. Turwana nkuko tugomba kurwana nakazi. Hanyuma ingaruka z'akazi rero zingeraho. Uko umushoferi yakora impanuka niko n'umusirikare bamurasa. Ese mvuze nabi? Mugaruka ariko kari kose ko mwafashwaga. Kase ko ngeze mu mateka nibyo ntima mukeneye kuyamenya. Kizana amahirwe mu wonye wigisha amateka yahagazemo. Cyangwa shaka kwigishwa n'umwana wo mu Masaka ngo azababwira ati twaraze kubitaka tukazirukankana. Abivuze n'igihe cye aramaze, jewe ndavuze ngo rero twararwanye kandi turwana n'abafite icyo barwanira, natwe turengera ubusugire bw'igihugu. N'uyu munsi hagize utera iki gihugu nanjye nakwambara. Imbunda nzini nyinshi narasize izo ngizo. Iyo narasa nicayeho irahagije. Abazi ufite amaguru bakajya imbere. Kanjye nkarwanira inyuma ndenze imizinga. Cyangwa njya kuvura abakomeretse, ariko ntabwo ndi umusivile nkawe. Bitonde rero. Haleluya. Buriya muzava ngo turi tayari, abarebera kuba afite bari hanze n'abari mu kazi. Agazanga turi tayari kandi ibikoresho turabifite. Dufite n'ibisama ibisasu, ubwo se bunabuzwa n'iki kujyayo. Wamvugiye utamina. Hanyuma rero mu uwo mugoroba urugamba rwakomeye, narwaniraga mu imbere cyane kubera no kwigura. Nari mfite ibizira bibiri. Kuba ndi umunyenduga cyari icyaha mu izo ngabo. Icya kabiri, nakoze ngo ishyano ariko si ishyano n'umugisha. Nashatse ngo mu Batutsi. Leta itabyemera ariko ngewe namaramaje kubwo ikimana yanshakagaho. Kuba rero mfite umugore mututsi kazi ku rugamba, nagombaga kwijandika naho abandi batinye kujya. Bavuga ngo ni bande bajya muri ambushi ku Kigeme. Tini ngewe. Kubera iki abandi babitinye? Timume section nk'ebyiri tugende. Agenda nziyoboye tukakora ambushi, tukakora ibigomba gukorwa. Niho batangiye kujya banyitira Rambo ni izina ry'umurwanyi.
ariko mu gihe cyashyizweho umwijima w'icuraburindi mba nkuguyemo, nkandagira igisasu kiranzamukana mu kirere, akaguru gahita gacikamo, ikinimfu kimwe kiragenda kigwa hirya hariya gikubita umusirikare mu mutwe muri defense, abonye ibiraso bimuguye mu maso agira ngo niwe umenetse umutwe, arasinzira. Ari botine yanjye imukubise ku mutwe gusa. Ubwo njyewe ndi gupfira hano, undi nawe yapfiriye hariya. Ariko ni kujambo rikubwira ngo ntago byarangiye, Yesu Kristo aracyakora. Mana yacu iracyakora, iracyari mu kazi, n'ibyapfuye irabizura. Igikuba kiracika, cyakora kubera iryo zina nari mfite, bohereza indege iza kumfata, njya military Kanombe, baragaconga, bamaze kugaconga banyohereza hanze, njya kwihugura, ngaruka mfite n'akaguru, nongera kuvura abasirikare. Wamvuge amen. Aho kaguru kaje gusaza, Imana impa kandi ka miliyoni 7 havanye mu Budage, nako karasaza nyuma y'imyaka 8, impa ka 12, ariko nambaye uyu munsi. Ese Yesu arashoboye cyane ntashoboye? Ibyari byarapfuye. Hari abantu muri quartier, nari mfite mama wabaye icyamamare kubera ngewe, nari namuhaye uburenganzira bwo kujya mu iduka, mubwira n'iduka iryo ari ryo, ikintu cyose ujye ugifata nzajya nza nishyuri. Suko ndahebwaga menshi, ariko akazi nakoraga kampaga amafaranga. Sinari nkijijwe, ariko nari uzakizwa. Narya ruswa, abashaka za ropo medicale akampa 5 bya kera ari nka 50 y'uyu munsi. Abo bagiye kwirukana mu kazi nkabarwanaho. Abo nagize gute, abo nasiramuye bitari kuri gahunda bakanyishyura ibifaranga byose. Nanabwiye mama nti ujya mu iduka umbanuze icyo ushaka cyose, kuko nzaga nza nishyure, ariko ujye wandika unabisinye. Akirirwa birata rero, yajya mu kabari ati mumpe byeri komanda zishyura, akanywa agasinya. Mumpe amavuta y'ubuto komanda zishyura, mumpe umuceri byose n'ibisukari byose agafata, nkagenda nkishyura. Abagore rero atahaga kuri byeri, bumvishe ko nakitse akaguru, ngo ayiwe gore nto ryashano ry'umugore rirajya he, ngo cyamamare ngo ni komanda, ngo akaguru kacikiye mu kwaha. Abakwishima hejuru bareke, hejuru urusaku rwabo hari ijwi ry'Imana. Ijambo rya mbere yambwiye nacitse akaguru, ambwiye ati ba nyirakanaka banyishima hejuru, ngushigaje gusabiriza ngo nta kindi, ariko Imana. Wamvuge amen. Haleluya. Iyazuye Lazaro nanjye yarabizuye. Ibyanjye babonaga ko birangiye, abaturage bashizeho akadomo ngo nzasabiriza. Reka ngutangarize ngo yarabizuye. Umugore umwe muri abo ngabo aherutse gupfa, ariko imyaka yose yaransabaga kandi nkamuha, akanampingira noneho, kuko Imana yabizuye. Uti yabizuye iterero. Ijya kubizura bwa mbere yakoresheje nyakubahwa Paul Kagame, umugabo ufite ubwenge bw'Imana. Amasengesho, nigeze ndi mu masengesho muri 2002, umuhanuzi arampanura w'i Kanombe twa Damascene, bafite itorero i Bugande. Arambwira ati dore usubirijwe muri leta ikarabaye, ati dore uhembwe nk'abasirikare. Nibuka ko nacitse akaguru, abandi basubiyemo, nge sinasubiramo, tewe yamvangiweho. Ati dore mbonye kuri banki ya gisirikare, yari itaranabaho, aturi kwakira amafaranga buri kwezi. Timbonye bakubakira inzu, kandi ugamanuraga inzu mfite yanjye. Ambwira ibintu byinshi muri leta, atari kubundi uriyizi. Ati ngo ubonye ikigabo cyiza, ubwo nafite ibiro 65, ubu sindi ikigabo cyiza. Ati ngo ubonye ikigabo cyiza kiduhagiye cy'igisirimu. Ati mbonye indege uzurira wongera usubirayo. Ati mu mwaka wajyagayo nka 2 za Burayi na Amerika. Amen. Mu gihe gito nk'imyaka 5, nyakubahwa Paul Kagame abwira inteko ishinga amategeko na Sena na guverinoma, arababwira ngo mbazaniye kugira ngo mwige umushinga wo gusubiza mu buzima bwiza abasirikare bamugariye ku rugamba.
abadepite ukwabo, abasenateri ukwabo biga umushinga, guverinoma ukwabo. Ibyo bize ku munsi yabwiye bazahuriraho baragaruka baza kubidefanda. Abadepite bati ABCD FGH, ibyo twagize ni ibi ngibi. Arabisoma asanga ni okay. Abasenateri nabo bazana ibyabo, guverinoma y'abanyabwenge izana ibyabo. Arangije muri ryajwi rye ryiza mutazi, aravuga ibyo byose hatabuze na kimwe, na babandi twarwana abariko babigirirwa. Wamvugiye utabina, babandi batabikwiye, babandi na babandi data we iratuzi izina mazina yacu, iratuzi izina mazina yacu, iratuzi izina mazina yacu, iratuzi izina mazina yacu, oh iratuzi izina ibibazo byacu, iratuzi we izina mazina yacu. Amen. Nababandi nubwo abantu babona bitagukwiriye, Imana bavuze ngo Imana ifite urundi ruhande. Mwari mutaraza wari uhari se? Imana ifite urundi ruhande itarakoreramo. Uru ruhande rwaturutse kwa nyakubahwa rwari rutarakoreshwa. Haleluya. Kubwo abantu b'Imana bari mu mwuka w'Imana, Imana ikreatinga urundi ruhande rutarakoreshwa mu rwego rw'igihugu kugira ngo abantu bayo basubizwe kubera icyo Imana yamvuzeho. Yo ni kubwiriza ahantu harimo za egisifare zicitse amaguru, ndazibwira ati mukizwe cyangwa murorere ninjye muriraho. Ati gute se? Ni warwanye wenyine? Reka ibyo kurwana, warwanye se watsinze hehe? Turarira ku bana b'inkotanyi ariko namwe mukandiraho. Bati gute? Ni njye nasenze Imana irambwira ngo ngiye guhembwa, ngiye byose. Haleluya. Haleluya. Turi abantu b'agaciro. Arangije ati ibyo byose hatabuze na kimwe. Ariko na Hasuwerusi yaravuze ngo ibyo byose, abwira Hamani ngo ibyo byose uvuze hatabuze na kimwe bikorerwe Moridekayi umuyuda wicara ku irembo ry'ibwami. Ibyo byose bigukorerwe, ibyo byose binkorerwe, ibyo byose bikorerwe abaririmbyi, ibyo byose umwuka wera bishorera bitugezeho. Nubwo byapfuye, nubwo binuka, bizuka bihumura mu izina rya Yesu. Hatabuzeho, nubwo byapfuye, ibyo byose byiza muvuze hatabuze na kimwe nibihumure kuri bwe, nibihinduka ibihumura. Ibyanukaga nibihumura hembwe, nibihumura yubakirwa inzu, nibihumure. Ayiwe, reka ndangirize ku ibyo byose turebe niba koko ibyanjye byarazutse. Amen. Haleluya. Igihe bakiri muri byararangiye, Imana ari mu kazi. Sema amin. Igihe bakiri muri byararangiye, Imana ari mu kazi. Ngo nyina tuzarebe wa mugore wirataga muri karitsiye. Ayo matangazo Imana igiye hari amatangazo agiye kumanurwa. Hari itangazo ry'ibyiza rigiye kuko hari ibintu Imana izuye ibyanukaga bigahumura. Amatangazo y'agashinyaguro, amatangazo yo kwishima hejuru, ayo yose apfuye ubusa kuko Yesu yaje kuzura ibyawe byapfuye. Reka nsabe ngwino sha, reka nsabe uyu mugabo adusomere ibyo bintu muzehe yavugaga ngo umva nawe ko ntavangiwe se. Urasoma uhereye ahangaha umanuka aha uze ujya aha ubone kujya. Baguhe mikrofone yawe. Repubulika y'u Rwanda, Komisiyo y'Igihugu yo gusezerera abasirikare
no kubasubiza mu buzima busanzwe. umva ko gashasha rwa ruhande rutazwi. Havutse ikintu kinyuze muri komisiyo y'igihugu yo gusezerera abasirikare no kubasubiza mu buzima bwiza. Ubwo se ko natsinzwe ndimo? Uko ko tuvugisha ukuri, ubwo nari ndimo, ariko kubera Imana n'ubwenge Imana iha abayobozi, umva uko byagenze. Ikarita ihabwa abari ingabo bamugariye ku rugamba. Ikarita ihabwa abari ingabo bamugariye ku rugamba. Hari itegeko ribigena, itegeko nomero 02/27 ryo kuwa 20 z'ukwa mbere 2007. Itegeko arrêté présidentiel, itegeko teka rya nyakubahwa perezida wa repubulika. Ya nama irangiye hagiyeho itegeko teka ryemeza imyanzuro y'inama. Bishatse kuvuga buretse gato ibyo mugiye kumva byose nta kibikuraho kuko ni itegeko teka. Arrêté présidentiel nimero 02/2007 ryo kuwa 20 z'ukwa mbere 20 z'ukwa mbere, itegeko teka. Bivuze ngo nyakubahwa naramuka ashaje ngewe nyiriho iby'itegeko risaba nzakomeza kubifata, ntabwo rihinduka. Amazina Rukundo Jean, niko nitwa, ni Rukundo Yohana. Nimero yo gusezererwa EF 05/698. Icyiciro cy'abamugaye cya kabiri, icyiciro cy'ubumuga kabiri. Hariho n'ifoto ni yanjye cyangwa si yanjye? Ni yawe. Na sinya ya perezida wa komisiyo. Sayinzoga perezida wa komisiyo arasinye. No hani nyuma ibigenerwa abamugariye ku rugamba bo mu cyiciro cya kabiri. Mutuze. Bo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri. Ibigenerwa bya bindi bavuze ngo ibyo byose mugiye kubyumva rero. Ibigenerwa abari ingabo bamugariye ku rugamba bo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri. Bishatse kuvuga iki? Ni abamugaye cyane. Bishatse kuvuga iki? Ukubabazwa cyane ni kuzatabarwa cyane. Ntabwo mwumva. Nabamugaye cyane nibo bagiye kugenerwa biriya. Ukubabazwa cyane rero ni kuzasubizwa cyane. Icyambere kuvuzwa na leta 100%. Muri mwe kuvuzwa 100% ninde hano? 100% ukuvuga ngo uragenda bakuvure, ntabyo kuvuga ngo Rama MMI ngo Radiant, no. Is a 100%. Reka yego shawe bivuze neza. 100%. 100%. 100%. Biteye guterera. Isa kumizibura 5. Inzega umuvuga butumwa witwa Pastor Rukundo kubera guhora avuga cyane n'umwanya yamaze w'amasaha 2 yagize ikizungera ibyo bita AVC, yikubita hasi, abanza akatwa k'inyuma ajya muri koma. Bamujyana ku centre de santé ya hano yihe yitwa ngo iki Kigeme. Centre de santé yitwa ngo iki Kigeme. Centre de santé kimwakira bamwakire vuba vuba bati none se avuzwa n'ubundi buhe bwishingizi mitiwere Rama? Nta byarama nta bya mitiwere. Umujyanye avuga ati 100% itegeko teka. Nukuvuga ngo afite itegeko rimuvuza. Nekera kakarita werekana gusa itegeko. Bagashashana bati ba muntu ufite itegeko karabaye. Bataratunaniye tumujyane ku bitaro. Ngo si Kigeme n'ubundi. Kuri hospitali Kigeme kubitamo maserumu papa bati wapi shashibe. Kigeme bati yishura ambulance, yishura n'imiti byose 1,200,000. Batereka data itegeko. Kigeme batahubwo mu mugezayo vuba tarapfa umuntu uvurwa n'itegeko ibyo ntitwabikira. Yes yashibe papa bati nukuri uyu no guparapfa. Natwishyure 3,500,000 tumaze gutanga mujyane hariya. Ntabyo kujyana hariya. Nta nayo tubishyura afite itegeko. Batahubwo napfa turashira. Bagahita bahamagaza ubutabazi bwihuse i Kigali. RDF kohereza indege kaza kumfata. CHIB Faisal
cyangwa military hospital bagakora ibishoboka byose. Hari aho ni iwacu, ni naho abaganga b'abahanga muri military hospital, burya niho abaganga b'abanyabwenge baba. Barangiza bati nukuri nanakira azagenda mu kagari, ingingo zose zaba zipfuye, ariko haracyariho amahirwe ko mu bitaro bya gisirikare byo mu Buhinde dufatanyije Mirage na Cooperation yabasha gukira. Inama y'abaganga igaterana bagakora icyo bita transfer mu Buhinde. Kubera iki? Itegeko. Ibyanukaga bigomba kuzuka. Kajya mu Buhinde bakamubaga, haba mu mutwe haba mu mugongo, akagaruka ashima Imana, afite ijambo rivuga ngo n'ibyapfuye birazuka. Cya kabiri, koroherezwa mu ngendo za ngombwa mu gihugu. Onatracom, iri tegeko ryasohotse 2007, Onatracom igikorera mu gihugu. Onatracom aho yajyaga hose nayigiyemo. Sinzibagirwa umunsi nageze Nyabugogo ngiye i Bugande kwigisha muri Kampala University iri Agaba. Ngerayo igomba guhaguruka saa 2, mpagera ziburi 10, sanga bagiye kurangura za Uganda bose bicayemo. Hageze bati hasigaye umwanya umwe ntiyego. Ndinjira ati tike yawe uri he? Itegeko. Bararizi bose bahawe amakuru. Bati ngaho tambuka wicare. Nsanga hasigaye agatebe kameze nk'agasonga bugari muri korodoro. Mbwira ushinzwe kwicaza abantu ni ngewe, iri tegeko ntirinyemerera kwicara hariya. N'ubwibone bwinshi ariko iri tegeko ntirinyemerera kwicara. Tone wicara he? Hari imbere iburyo kwidirishya impande ya shoferi. Batiye mugabo va mu mwanya uza wicara ha. None se njewe namutegeye namufatiye umwanya ga wawufata utawufata, itegeko rimwemerera kwicaraho. Umugabo ufite ibifaranga bye, naho ngewe ndi nka Paulo, nta feza nta zahabu, ariko mfite itegeko rishorewe n'Umwuka Wera. Amen. Bati ngwino wicara cyangwa utegereze ya mu gitondo. Arebye business ye asanga atategereza mu gitondo, araza yicara handi yabyimbye. Naye ndagenda nicara hahandi, maze kwicara mbura amahoro, ndagaruka ndamusanga. Bite mugabo ko andakariye, ubu hatariho umutekano wajya kurangura? Ngo hoye, uwo mutekano se ko nemenga cika akaguru kugira ngo ubeho. Iri tegeko rinyicazaho nshaka, nuko natanze umubiri wanjye. We watanze iki? Ngo nukuri ngo mbabarira. Twageze ahitwa Masaka, ku bantu bigeze kujya Bugande, ni umujyi wa Masaka. Tuwugezemo yanguriye ibiti, brochette biti kiba kivuye nkaho kikagera. Angurira ibiti 3 n'urucupa rwa Fanta Coca, rwa rundi bajyana gusaba mu cyaro. Mu cyaro hari igicupa cya Fanta bajya gusabisha abageni, kiri ukizanye wange ntawe naguha. Igicupa cya Fanta ubu basabisha iwange, basabisha izitwa Heaven, bazizi za Heaven. Ubu na champagne na champagne akijijwe bitwa Heaven. Icyo gicupa rero basabisha mu cyaro na cyara kingurira. Nagiye ngibyo binyaminzira yose, twabaye inshuti. Ati nukuru mbabarire, naguhaye umwanya ntashaka, ariko nsaba imbabazi kubera iki? Itegeko. Ngere Bugande mvuga ubutumwa, ngaruka n'ubundi muri BRBC ntacyo nishyuye. Cya gatatu, gusonerwa amafaranga y'igarama. Birazuka cyane ntago bizuka. Nandi yo nubwo binuka byahumura. Biraje bihumure. Gusonerwa amafaranga y'igarama nandi yose atangwa mu nkiko. Amafaranga y'igarama n'inkorega sinzatanga igarama, nunsinda ntacyo nzishyura. Twatanze amaguru yacu reka. Twakunze u Rwanda turitanga. Amina ariko. Nandi yose ngo ikingo umusogongero w'ikire kare. Twigendere. Icyakane, gusonerwa kwishyura inyandiko zitangwa muri service za leta zibanje kwishyura. Gusonerwa kwishyura inzandiko zitangwa muri service za leta
zibanje kwishyurwa. Bivuga ngo biriya wishyura ngo baguhe serivisi. Passport si urwandiko, dore ngiye. Iyi ni ya kera ariko inshyashya yose ndi kwigendana ngo ntayita yabaye expired. Passport bigeze ku 100,000. Twebwe itegeko riduhera ubuntu. Permis de conduire no kugenda nkiyandikisha nkayikorera, no kugenda nkayikorera. Byo kwiyandikisha n'ubuntu, kuyikorera byo wishyura imodoka ya kanaka, kuyitsindira ukishyura 50, je ntacyo nishyura. Irashoboye cyane ntabwo ishoboye. Byahumura cyangwa ntabwo byahumura. Nubwo bashyizeho akadomo, Yesu aracyari mu kazi. Imbaraga zizura izazuye Lazaro nizo zazuye Yesu Kristo, nizo zizura n'ibyawe. Amina. Izi biti nyandiko hari byinshi kereka usomye urutonde. Ndamutse mbonye ikibanza Nyamagabe nkaza kucyubaka, hari ibyo bita ngo autorisation de bâtir. Hari aho usanga Nyarugenge iguranga 100,000 ngahe, ahandi ngo 100 ngahe. Nje nukumenyesha gitifu w'umurenge ko naje kubaka. Nyakubaha gitifu reserve force kanaka umukiciro cya kabiri cyafite ubumuga witangiye igihugu, naje kubaka hanga nkuko itegeko ribinyemerera. Agahita avuga ati babandi bihaye gusenya, azaza yitunga ishokase, azaza azana ipiki se ngo arasenya inzu y'umuntu warwaniye igihugu. Kuko Imana yanyuze mu bayobozi kavuga ngo tubeho tukabaho, ibyapfuye bikazuka. Ijambo ryavuze ngo byose hatabuze naki buretse ukomeze, biracyakomeza. Ikindi ni kunganirwa mu mategeko no mu nkiko. Abo ngabo batwebwe ntabwo tuburana, turaburanirwa. Ubwo avoka turuka hagana he? Iyo nukuvuga ngo nundega sinzitaba, nzabwira avoka ko wandeze yitabe nibura umugabo uzamutsinde. Kikomereza kubakirwa amazu yo kubamo ku batayafite. Banyubakiye uruzu ushaka, banyubakiye uruzu, amagambo arashyira muri quartier. Abigeze kubakirwa bati kuki bamwubakira ikizu kimeze kuri twebwe baratwubakiye zimeze gutya. Wavugiye utamina reka amatindi. Ngira umwuka wo guhamya n'ibitaraba. Umunsi umwe ndi kumwe n'umushumba twasohokanye na korari iwacu, twagiye kuvuga ubutumwa mu gisirikare ahitwa kuri Pasa mu Gacurabwenge mu kigo cya gisirikare. Twari twarabwirije abantu barakizwa, turabatiza tujya gucura umubatizo w'abasirikare. Ari nge mwigisha ndi kumwe n'umushumba revera wa paruwasi. Ndabwiriza ngeza bati ni kandi ngewe ndi umudemobo mu ngabo zatsinzwe, ariko nzabonera umugisha kwizi ngabo nibazanyubakira bazagira gute na gute. Iby'Imana yambwiye bitaranasohora. Ndangije kubwiriza, umushumba w'umunyamubiri amenaho amazi mu ijambo ry'ubutwara afite, ariko arikoresha nabi. Ngo ariko ni munyumvire ukuntu abantu bavangirwa. Uyu rukundo singabo yatsinzwe, bazamubakira se bamuciki. Yesu we, kandi ari nyumaze kubwiriza abasirikare bihannye, cyo gihe n'amajoro yarakijijwe. N'uyu munsi n'umurokore. Abantu nk'abanga bari tubakeneye. Agiye mu mubiri, agiye mu by'amateka n'amoko, ariko ingabo zimbera ingabo. Bave mu mushumba, ibyo rukundo avuga ni ukuri. Icyo umwinkotanyi yakorerwa na gisifari yagikorerwa. Ngo aramubwira ngo ubuse ngo abaturi kumwe sabahoze barwana nawe. Ati simama juu staff sergeant rahaguruka mukubita isaruti. Ati iriya singawe kwa Habyarimana ko ari mu gisirikare se rukundo we yabuzwa n'iki kugirirwa neza. Bona umushumba arahonze, Imana imanuye ubutware bwa gisirikare bunterekaho. Wamvugiye utamina. Nanavuze amagambo akomeye, ngira naho mvuga ngo mudamu wanjye afite umwana w'amezi 4 ngo kandi afite inda. Kandi afite inda y'umuhungu witwa Iranzi Mugisha Patrick. Bati karabaye. Tumuntu ufite umwana w'amezi 4 afite n'inda koko. Ati ibi byose mbabwira niba nayifite
iyo nda yarapimishije amenya ko harimo umuhungu, ariko Imana yacu igivuga n'ibitsina. Wamvugiye utamina ngo aramuka niba narimo aramuka byaye umukobwa ntazongera kurura uruhimbi nkiri umushumba. Ubu ndi kurwurira atahari, ubu ntahari. No birangiye mba ndabyaye, yanzu navuze itaraza mbyaye, ahita baririza ngo babyaye iki? Babyaye umuhungu. Niwe waje kumpemba yigura, ati mukozi w'Imana, ati Imana ishimwe ngo mwabyaye umuhungu. Azana n'umugore we barampemba baragenda. Mu nyuma y'imezi make ye kumva numva barampamagaye i Kigali mu buyobozi bw'ingabo, ukajoriti Rukundo, ninde se kandi uri kunuka? Unafandika naka ndi afande. Yes, ugenda ushaka ikibanza hafi y'umurenge, hafi y'ikigo cy'amashuri, ariko no hafi ya ADEPR. Ati ibyo ntabwo bindeba. Tiyego afande, nanjye kitaba impande y'urusengero kizarorera. Hanyuma ntujye guciririkanya mu bibanza sa amafaranga yasuku. Ni hesa afande, iyo uri gufashwa utanga isaruti kuri telefone. Ati hanyuma baguhe nimero za konte tuverisaho amafaranga. Ndi afande, nagiye gushaka ikibanza impande y'umurenge metero 300, impande y'ikigo cy'amashuri metero 500, impande ya ADEPR metero 300. Gihenze hari 2012 ikibanza cya miliyoni, uyu munsi kiragura 10. Mbandagiye bakindangiye, ikibanza cyanyu nangahe? Kurumva ngo ni miliyoni. Bitwandikirane, ariko si wowe nta nugusubiza. Ninago naje guciririkanya nawe, nigira Bill Gates umunyamafaranga. Abandi batari ku muntu arakubwira ko afite amafaranga, warangiza ngo araguhangaye. Ati ni miliyoni, ngiye ko twandikirane. Barandika n'abagabo barasinya. Nimushyiraho nimero za konte, ngewe ntago ngena n'amafaranga mu mufuka. Ngo iki? Muvuge nzashyira kuri konte. Nashyira hose nayanjye. Ariko bwa bubasha, bwa bushobozi, bwa butwari tumaze kwandikirana, hari mu bwatsi bw'inka. Ndabwa ni guhera none aho wa mugabo we, ubu bwatsi si ubwawe, ujye uburinda nk'abatari ubwawe. Nyuma y'iminsi 2 abona akanyenyeri ngo tiriri message, ahita amamagara ngo mukozi w'Imana, ngo amafaranga ndayabonye, ubwatsi bwanjye ukomeza uburindi. Ati naho ubwo bushakira umukiriya, barabutemagura bamara amafaranga y'ubwatsi. Nyuma y'icyumweru muri quartier birahinduka, Caterpillar biraje, baramamagara ngo Rukundo, telefone ari nyizi, ndi afande. Ati duhurire ku kibanza. Mangeze ku kibanza, nari mu butayu n'igikote kirekire na Bibiliya nyihishamo hano. Ndaza mugeze imbere kubita isaruti icyubahiro cye, ati nyereka ikibanza, ndakimwereka. Narangije kumwereka ikibanza, Caterpillar yahageze. Yereka Caterpillar ahisize. Caterpillar ikigira iti abaturage bati habaye iki? Nanjye ni amina. Ni haleluya. Ibyanukaga Yesu naza birahumura, arabihindura impumuro. Witinye ntabwo byarangiye. Abaturage babishyizeho akadomo, umurozi yashyizeho akadomo, ariko Imana irabizuye. Wakire gukira, wakire umugisha, ubukene wakire kubaho. Caterpillar iki teri bitaka, abaturage bose bo mu mudugudu bari bahageze. None se hano bagiye kubaka garidiyene, ni poste de santé se na amashuri, ariko se ko ari hatoya. Nanjye ndi kuzuzwa, nyuzuzwa. Haba haje ikamyo y'amabuye, iti bu, ni haleluya. Imena amabuye hariya, ikimena amabuye. Iyo umucanga munini iti bu, ni haleluya. Atariko kajoritiria kuri kwisimbiza niyizubakisha ha, niwe bahaye akazi. N'umufundi se ntago ari umufundi, ahubwo ni nyiri shansiye. Wamvugiye utamina. Igitangaza cyabayemo,
ikamyo yuzuye sima zo kubumba bloke sima no gushyira muri fondasiyo yarahageze. Afande ngo Kajorite ngo isima turayibika sha muri confidence za gisirikare bati bayishyire hariya ngo hanze se ni hanze nyine hazagira umuginga uzikoraho. Si za gisirikare hazagira umuginga ukoraho. Atubuti Kajorite mushireho ihema ryo gusakara gusa hazagira umuginga ukoraho. Atiri bayitwara ati ntawe uzayitwara. Okay. Umuyede umwe azajya akora akubuyede anabirareho tuzatumwishyura icyarimo. Ati sawa. Ati ngaho rero muri bano bantu bose shakamo abafundi n'abayede. Bitabandi mwese abafundi kuri ruhande abahereza kuri nguru. Kose Kajorite asanzwe yubakisha. Ntabwo yubakisha ni nyiri shansiye kuko ibyanukaga byahumwe. Nariko mwitonde nta mufundi w'igisambo nshaka ku shansiye yanjye. N'abapane kote mujye kuri ruhande. Bibiliya iravuga ngo muhere mu banyu ni mujya kugira neza. N'abapane kote hano base baritunganya barukore. Ntimurabone ariko si mwese. Wowe udatanga icya 10 ntuzanyibira fera beto. Nivamo. Ati nivamo yewe ntitaye kuri iki ni kivamo wagisambo. Uri bimana suzanirwa kwibasa Imana. Wowe tambuka. Wowe vamo, wowe tambuka. Wowe tambuka, wowe tambuka. Nawe vamo, genda uzajya gushaka kaza hano. Abanyamadini bati kwamaze bene wabo. Twebwe turamukizwa n'iki? Sha abanyamadini baza ubwenge. Ngo rata pasite kandi ngo ndumura iki? Ngo twebwe nuduhakaza. Turakizwa nta nubwo tuzakwiba. Noke. Nabemera umwami Yesu n'umukiza n'amazi menshi nibandi. Bazamura intoki nimuze hano. Ndabatuza. Muremera gukizwa ngo turakizwa rwose. Ngo ibyo twaboneye aha. Imana yawe wajya kuvuga. Tuyibonesheje amaso. Natwe turakizwa. N'abafundi mushaka gukizwa bajya bahano. Abayede mushaka gukizwa bajyamo. Ndabatuza. Muzajya mukora kuwa mbere, kuwa gatandatu, mutahe saa 8 nje kubigisha umatizo wari ku rusengero. Murabyemera? Bumva Imana yawe twayibonye. Haleluya! Inzu yanjye yavuze ubutumwa ntanga kazi twabatije abantu bakirijwe ku kibanza cyanjye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hakurikiraho urusaku. Ariko yabeshye ko ari inkotanyi abeshya. Imana iramuzi kuruta ko umuzi. Uzi ko Imana ikubona uko kuruta uko abantu bakubona. Amina. Ngo bararero ngo babona ari igisi inkotanyi rekada. Uw'inkotanyi baramwubakiye na mugenzi we barwanaga baramwubakira. Kuko leta itarobanura. Ahubwo nimwe mwirwa mureba amazuru. Ibyo byo mwatinzemo gusa. Mu mazuru habamo iki? Ibi mwira. Mwakijijwe iyo munaniwe gukizwa mubura no kuba imfura nka Kagame. Atitaye ko twarwana. Atitaye ku myaka 4 y'urugamba. Afata abanyarwanda bose kimwe. Afata ingabara zivanga n'abamugariye ku rugamba arabavanga. Mwakijijwe byibuze niba mwarabuze imbuto z'umwuka mugafata ubupfura nk'ubwo afite. Uwo bidakwiriye Imana ikabona ko binkwiriye. Agakiza umva nzakagumamo. Yesu ashimwe cyane. Reka twumve ikindi aho nahatinze cyane. Icyanyuma kiravuga ngo nibindi kirimo byinshi. Ngo nibindi bigenwa n'itegeko. Umva rero itegeko reka ngurangira aho riri. Igazeti ya leta 2027 niba uri umunyabwenge ugenda ukore research uisome riri mu igazeti. Usome wandikemo ngo ibigenerwa abamugariye ku rugamba bo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri. Umva reka mvugeho 2 gusa. Ibindi nanjye ni byinshi. Icyambere guhembwa kugeza igihe uzapfi. Membwa nk'umusirikare byibuze uyoboye abantu 40 paratuni kamanda. Njya ku kazi mukayana ndi kureba ko yagezeho. Sanga hari igihe nyibagirwa.
nsanze yagezeho kuri banki yacu ya gisirikare CSS. Twemerewe kuguza ku mushahara avance sur salaire. Twemereye credit à long terme, inguzanyo y'igihe kirekire mu myaka 10, 8 atawe. Kandi agasha ugenda mu gitondo nyuma y'amasaha 2 urayatahana. Nta by'ingwate, nta gusura ingwate, ibyo by'ingwate ni ibyanyu. Umva biranuka cyangwa birahumura? Byaranukaga none birahumura. Iyo nshatse miliyoni gerayo saa 2 saa 3 mba nyibonye. Tukabarana gusa uburyo nzishyura. Nashaka 3 5 nukubarana gusa. Nta ngwate bambaza, barambaza ingwate kandi atawe. Haleluya. Ibyanukaga. Umugabo umwe twakoraga igisirikare cyo kwa Byarimana. Ahantu namenyeye ko Imana ari insirimu. Abonye iyo nzu yuzuye. N'uyu munsi ntagira inzu. Najyaga ku rugamba, we yabaga muri unité bita engineering cyangwa bâtiment militaire byo kubaka gusa. We ntazi urugamba, imbonde ntigeze irasa, yabaga mu kigo yubaka gusa. Twanjiriye mu gisirikare umunsi umwe ndakomereka nyine areba nuko ejo bundi rero ubu n'umukene hariya mu cyaro. Umwana wanjye agiye kwiduka, sinzi ko nyina yamutumye, yumva bantaramiyeho bavuga ukuntu nubakiwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Aravuga ngo sha ngubonye nanjye ncika akaguru. Afite amaguru ye 2, twakoze akazi kamwe, nje ncika akaguru. Ngubonye nanjye ncika akaguru, bakubanye bakikiza nka kiri. Kuko birimo guhumura, wamvugiye utamina. Nyamara igihe byanukaga, ningewe byaryaga gusa, ariko birabahumuriye ngo nabiyo bacika akaguru, wamvugiye utamina. Ngo nibindi bigenwa n'iri tegeko. Umushahara kugeza igihe nzapfira. Ubwo nzapfa ryari? Ikindi mu bindi ntunyikundisheho. Hari aho njya nkivuga bakavuga ngo twabaye inshuti ngo tukajya gukora dukorerana gutya, ugasanga ashatse no kujyana mu byaha. Nugucuruza utishyura imisoro. Aho mva ko mugira amahirwe mwari iki kintu koko. Gucuruza iduka rya Kajorite wo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri nta misoro. Twasoze amaguru yacu. Twakunze u Rwanda turitanga. Akaga wagira rero nuko iduka ryawe ryaba ryegeranye n'iryanjye. Ushyira kuri 2 nshyira ku 5. Kandi mpamagara hashyiraho umwana nkamuharanse vuba agahamagara. Kwa Pastor Rukundo mukunda abantu mwese muze mwihahire, ntiba bahenda isukari ya 2 iwacu ni 5. Ubwo wagiye batonda umurongo iwanjye wowe ukimuka ukavinya amagabo kaginzeka. None se umuntu utishyura imisoro ndirwa mpenda kubera iki? Mu 5 inyungu irimo kandi bikagenda vuba. Ubwo rero bari abantu uzabubahe unabikundisheho, ariko ntuzamwikundisheho kujya mufatanye ko washyiramo imari mukajya mugabana, bwaba ari ubujura. Ni ibyacu twebwe twababaye cyane, turi gusubizwa cyane. Duka ryawe nanjye nshyiraho iryanjye nkwereka ko nababaye kandi ko ndi gusubizwa cyane. Ni zaburi yanjye. Yo ni zaburi yanjye. Haleluya. Zaburi siyamwe safu nimva mutima ayizanje fitubuhamya bwigendera. Mwareka nk'abasengera ko mfite byinshi ko nzagaruka kubera leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, kubera Imana iba muri nge. Abana 13 abahungu n'abakobwa barize. 6 n'abalisansiye, 5 bari muri secondaire, 2 bari muri primaire kandi zisobanutse. Gusa nabura minerivare. Mwarimu turaziranye, nzagaruka nkomereze aho naringeze kugira ngo abantu baze kujya gukiranuka ku ngo zabo.
tugiye gusenga. Sema amen. Ndasenga mu bika bibiri. Igika cya mbere ndasengera n'umuntu waba uri hano atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza ngo abihamishe kubatizwa mu mazi menshi ngo agere ikirenge mu cya Kristo nk'uko Yesu yabatijwemo, kugira ngo tumusengere ibye nawe abona byarangiye tuze kumusengera hamwe n'abandi, kuko watangiye akazi saa moya n'uwatangiye saa 11 bose bashubijwe kimwe. Ushobora kuba uri hano utarakizwa, wakwakira umwami Yesu, Imana ikagukora igitangaza nk'icyo iri bukorera abandi barokore. Wibuke ko wa mugabo nabanje kumwatuza kugira ngo se akire. Nawe akira umwami Yesu ukizwe, urakira n'urugo rwawe n'ibyawe byapfuye birazuka. Urimo hano utabatije amazi menshi ngo uzamura akaboko, uhindushya se naye abapanekote gusa se, none suburamvu na umwuka undimo urawubeshya. Zamura ikiganza, zamura ikiganza, wakira umwami Yesu ukizwe uhinduke. Ijambo ryarambwiye ngo nimuhinduka n'ibyanyu birahinduka rwose. Imana iguhindura amateka. Zamura ikiganza, wakira umwami Yesu nk'umukiza. Zamura ikiganza, ndacyagutegereje agakiza. Umva, natwe twari iyo ngiyo uri, ariko twavuye y'ibintu birahinduka. Yesu aguhindure. Zamura cyane. Kuzamura no kumanika amaboko no gusaba imbabazi. Kandi umuntu amanitse amaboko ibyo yikoreye byose ni hasi. N'umusirikare umanitse amaboko ntaraswa, imbunda yikubita hasi. Zamura akaboko. Jambo rya mbere no kumanika amaboko byemera gutsindwa. Irya kabiri no guhaguruka, bivuga kwitandukanya. Stand up, muhaguruke mwitandukanye n'abandi. Muhaguruke. Ingabo itsinzwe imanika amaboko. Yaryamaga muri ramping rapide bakabwira ngo byuka, haguruka. Haguruka. Haguruka wowe amanitse akaboko. Hanyuma rero iyo umaze guhaguruka zitazikubwira izagufasha amateka. Zavuga ngo kuja hapa, muze hano. Muze hano, muze mwese. Muze nk'ingabo zitsinzwe. Muze rwose. Mukomere Imana amashyi. Imana irabyaye. Muvuze impundu, Imana irabyaye. Muvuze impundu, Imana irabyaye. Muvuze impundu, Imana irabyaye. Jambo n'Imana ntabwo rizagenda ubusa. Jambo rishoborewe n'imbaraga z'umwuka wera. Abantu bemera gukizwa. Abantu nk'aba basobanutse kubw'ijambo rishoborewe n'imbaraga z'umwuka wera, bakifatira umwanzuro wo guhinduka. Pawulo amaze guhinduka yahindutse cyane mwigisha abo mukozi w'Imana. Mukozi w'Imana muze dusenge. Hanyuma rero mwabimenye rwose muhita muca bugufi. Ingabo zafashwe barabwira bati kunja ngo bagapfuka. Hasigaye rero icyo agiye gukurikiraho ni igipindi cy'ingabo zabafashe. Igipindi cya Mukotanyi twubwira we twebwe ibintu tubyemera, twebwe ya discipline ABCD. Natwe ibyo tutemera namwe ntimukabyemere. Ibyo twanga muzabyanga, ibyo dukunda muzabikunde. Mushumba basengere abasabira imbaraga. Muhombeka amaso babasengere. Data wa twese gira neza. Shimwa. Turagushimiye kubw'uyu mugoroba, kuko ari umugoroba w'agakiza. Turagushimiye ko hari umugoroba koze ku mitima y'uyu mukumbi muto yo kuganye. Natwe tuje imbere yawe, turabasengeye kugira ngo amaraso yawe abeze, imbabazi zawe zibagereho. Mwami Yesu Kristo, ubaha imbaraga kugira ngo abashishwe. Mwami Yesu Kristo, kuva mu byo babayemo ndetse bakureyemo imyaka myinshi, ariko n'abanyantege nke bakeneye imbaraga, bakeneye ubushobozi bwawe, bakeneye uko kwiza kugiye kubana nabo. Turagushimiye ko wavuze neza yuko icyo tuzahambura mu isi nawe uzagihambura uri mu ijoro. Turababohoye mu izina rya Yesu Kristo, tubakuye mu maboko ya Satani, tubakuye mu nzira z'umwijima. Mwami Yesu, tubaza imbere y'umusaraba wawe kugira ngo Mwami ubabere ibyiringiro kandi wabonera agakiza. Mwami Yesu, mu nkovu zawe ubagirire neza kandi ubandike mu gitabo cy'ubugingo, kugira ngo uzahamagara amazina y'abawe
abo nabo bazumva amazina yabo. Uko basezereye Satani niko tubakuzaniye ngo bakire ubinjize mu rugo rw'intama zawe, kandi wabere byose kuko uri byose kugufite. Bagirire neza, kandi Mwami Yesu turagushimiye kugiye kubana nabo, kabaherekeza, kabakomeza muri iyi nzira kugeza ubwo byabasezeranye imbere y'amaso yawe, bazabisohoresha umwete wabo kandi bashujwe n'umwuka wawe wera. Urakoze kubyumvise, kakora byose mu izina rya Yesu umukiza wacu. Amen. Amen.